Uburezi ni imwe mu nkingi zikomeye Kiliziya Gatolika yubakiraho iyogezabutumwa ryayo. Kuva mu ntangiriro Diyosezi ya Ruhengeri ntiyahwemye gushyira ingufu mu bijyanye n'uburezi mu byiciro binyuranye, igamije kujijura abaturage no kwamamaza inkuru nziza. Niyo yagejeje amashuri bwa mbere muri aka karere, by'umwihariko amashuri yisumbuye. Nyuma y'imyaka 50 ishinzwe, iracyakomeye kuri uwo murage mwiza ikomora ku mateka maremare ya Kiliziya, izwi nk'umubyeyi n'umwigisha. Tuzigera dutezuka mu kwitanga mu byerekeranye n'uburezi, amashuri y'incuke, abanza, ay'imyuga, ayisumbuye na kaminuza dufite neza. Kiliziya rero mu kwigisha abantu ntabwo ari iyobokamana gusa, ahubwo yita no kubaha ubumenyi busanzwe bubafasha ku majyambere ya roho n'ay'umubiri. Akaba ariyo mpamvu muzasanga aho Kiliziya igeze akenshi bijyana no gushinga amashuri. Kuri ubu ngubu tukaba dufite amashuri menshi ageze ku 138 arimo ibyiciro binyuranye, guhera ku mashuri y'incuke kugeza kuri kaminuza. Tukaba dufite amashuri y'incuke amenshi yigenga 6, tukaba dufite amashuri abanza 68, aya ngaya ndavuga yayigisha guhera mu wa mbere kugeza mu mwaka wa 6. Dufite amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 agera kuri 27. Dufite amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 agera kuri 22. Ayo mashuri yose mbabwiye akaba ari amashuri yigenga akafashwa na leta, amashuri ya Kiliziya ariko dufatanyamo na leta. Dufite amashuri yisumbuye 10 yo mu rwego rusange. Dufite amashuri y'imyuga ageze kuri 4, ibigo by'imyuga byigisha ubumenyi ngiro. Noneho tukagira n'ishuri navuga byo mu rwego rwa kaminuza rimwe, Inesi Ruhengeri. Ayo mashuri yose mbabwiye harimo abanyeshuri bagera ku 135. Seminari ntoya Nkumba iherereye muri paruwasi ya Kinoni. Mu myaka 28 maze ifunguye imiryango, imaze kwera imbuto nyinshi nk'uko twabisobanuriwe n'umuyobozi wayo Musenyeri Bigize, umwungiriza w'ibanze w'umwepiskopi Vicaire General. Yatangiye atubwira igihe seminari ntoya Nkumba yashingiwe n'icyo seminari ari cyo. Iyi seminari rero yashinzwe ku itariki ya 5 Nzeri mu mwaka wa 1988. Seminari navuga ko ari n'irerero, ni ahantu Diyoseze iteganya kurerera abana biyumvamo umuhamagaro wo kuzaba abapadiri, biga ubumenyi busanzwe nk'ubwo butangwa mu yandi mashuri, ariko hakabaho umwihariko wo kongeraho n'ibindi bategurira uwo muhamagaro biyumvisemo, bakumva bashobora gufashwa banyuze mu seminari. Ayo masomo rero arabategura, hanyuma igihe cyagera umuhamagaro bakomeza kuyumvamo bakazasaba kuba abasaseredoti barangije ya myaka 6 bitegurira hano mu seminari. Umwihariko wayo rero nuko hari aho abasore bitegurira bitoreza kuzakorera Nyagasani ari abasaseredoti. Abanyuze muri seminari bose hamwe baragera mu 1192. Muri abo ngabo bose rero abamaze kugera ku busaseredoti 52 barushimishije. Akaba ari n'abadiyakoni 3 bitegura nabo isakaramentu ry'ubusaseredoti. Akaba hari n'abandi basore bari muri seminari nkuru Rutongo. Uyu mwaka dufiteyo 12 barangije hano mu seminari ya Nkumba. Kabgayi bariyo muri filozofikum, Nyakibanda bariyo. Abo rero ni navuga ko hari imbuto nziza zishimishije zituma seminari ko kugira ku nshingano zayo. Usibye abo ngabo nyine, abandi bari mu mirimo inyuranye iteza igihugu imbere. Abenshi bari mu buvuzi, abandi bari mu mirimo inyuranye mu iterambere ry'igihugu, abandi bari mu gihugu, abandi bari mu mahanga bakora ubutumwa bunyuranye kandi bakora imirimo y'iterambere. Ubu rero bakuye hano mu seminari barushaho kubukoresha nk'umunyu w'isi
n'urumuri rw'isi, aho bari mu buzima rusange bw'igihugu n'ubw'isi mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero twavuga ko imbuto seminari yeze ari nziza kandi ari nyinshi, tukaba tubishimira Imana. Ishuri ry'ubumenyi rya Musanze ni ryo shuri rya mbere ryisumbuye ryageze muri aka karere k'Amajyaruguru. Mu myaka ikabakaba 60 rimaze rishinzwe, ibigwi byaryo byarogeye ndetse birenga imbibi z'igihugu kuko ryareze benshi. Iri shuri ryaragejwe umubyeyi Bikira Mariya Nyenyeri iyobora, ni ishuri rifite amateka maremare. Ryashinzwe mu 1957, rishinzwe na Musenyeri Bigirumwami Aloyizi, icyo gihe akaba ari umushumba wa Diyosezi ya Nyundo. Ahangaha habarirwaga muri Diyosezi ya Nyundo muri icyo gihe. Muri icyo gihe rero mu 1957 niho ryafunguwe, ritangira ryigisha abagomba kuba barimo les moniteurs. Icyo gihe niho bazaga mu rugo, niho bigishirizwaga ahangaha. Bigeze muri 1964 ishuri ritangira gufata undi murongo, ryinjira mu bijyanye n'amasiyanse cyangwa se ubumenyi. Muri 1964 niho ishuri ryinjiye mu bumenyi. Kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi ishuri ryakomeje gushyira imbaraga mu bijyanye n'ubumenyi, bitewe n'uko iri shuri kuva kera ryakomeje gushyira imbaraga mu masiyanse. Ahubwo na mbere mu myaka ya 70 iri shuri baryitaga l'Université du Nord, bitewe n'uko ryari ishuri ryo mu masiyanse. Abagaho Université y'Ibutare, indi université yari yingiye kandi ari secondaire, bayitaga Université du Nord. Iryo zina rero ntabwo ryari pfuye kuza gusa, nuko iri shuri ryari rifite laboratoire zikomeye muri siyanse, n'abanyeshuri bavaga Ibutare bakaza gukora ari ubushakashatsi hano muri za laboratoire zahangaha. Iri shuri ritsinda neza, ryakomeje kuba amateka yaryo, rigenda rizamuka, grafike yaryo igenda izamuka. Ni ishuri ritsinda neza. Uyu mwaka abana batsinze neza cyane mu byiciro byose. Abarangiza tronc commun uko bari 38 batsinze bose, kandi baza mu cyiciro cya mbere uretse 5 gusa. Tugeze mu barangizaga senior 6 cyangwa se secondaire, batsinda bose uko bari 183, kandi harimo abarenga 23 bafite amanota 70, harimo 13 bujuje. Ubwo rero ni ishuri ritsindisha neza ku buryo nirikomeza uko riri gukora uyu munsi, nta shiti mu myaka 3-5 nabo mu bihugu bidukikije bazajya boheza abana babo mu ishuri. Urwunge rw'amashuri rwa Rwaza ni ryo shuri ryisumbuye rya mbere ry'abakobwa ryageze muri aka karere kose k'Amajyaruguru. Naryo mu myaka 55 rimaze ryabaye indashyikirwa mu burere bw'umwana w'umukobwa. Rirerera Kiliziya yarishinze ndetse n'igihugu cyose, na n'ubu rikaba rigikomeje kwesa imihigo. Intego y'ishuri rishingwa kwari guteza imbere uburere bw'umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi. Dutanga uburezi butsimbura, uburezi bushingiye ku ivanjiri kandi buhereye no ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Muri rusange akaba ari ikigo kirera abana b'abakobwa gusa, kandi kuva ishuri ryatangira kugeza ubu ngubu batsinda neza. Mu cyiciro rusange batsindira ku cyiciro cya mbere n'icya kabiri gusa, naho mu mashami amanota menshi aba 70 cyangwa 71, nta na rimwe twari twagera munsi ya 19 ku bahabwa impamyabumenyi. Abanyeshuri bamaze kurangiza baciye muri iki kigo bagera ku 18,000, ugenekereje bashobora no kurenga. Urwunge rw'amashuri rwa Janja ni ikigo cy'amashuri yisumbuye cyatangiye mu 1982, gifite ibyiciro bitatu. Gifite icyiciro rusange, kikagira amashami y'ubumenyi n'ay'ubumenyamuntu. Iki kigo gifite byinshi cyishimira. Mu myaka ya 2009 nibwo ishuri ryabaye irya mbere mu rwego rw'igihugu, birongera urwego rw'ibihumbi 2000 mu mwaka wa 2010 birongera birya mbere mu rwego rw'igihugu, kandi ugasanga abana barangije hano bakora ibizamini bya leta basohoka ari abambere, bari mu banyeshuri ba mbere bavuga mu rwego rw'igihugu. Ni byinshi twavuga mu cyane cyane mu mitsindire no mu mikorere y'iri shuri. Ikindi twavuga nuko havuze mu myitwarire n'imyifatire y'abana, kubera abarezi twese dukora nk'ikipe iri hamwe, abarezi batuye hamwe, abarezi barerera hamwe, abana bari hamwe, abana bafite ingengabihe twakwita timetable bakurikiza neza. Ibyo rero bituma iyo discipline, iyo myitwarire n'imyifatire myiza ituma abana bamenya icyabazanye, bakiga neza, bategura ibizamini, ariko cyane cyane babitegurira ejo hazaza heza. Ishuri ryisumbuye Mutagatifu Vincent Muhoza riherereye muri Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, ryatangiye mu 1997.
rifite icyiciro rusange n'amashuri ya siyansi. Dufite icyiciro rusange amashuri 3, tukaba dufite n'amakombinezo 3 harimo mate physique computer, mate physique chimie na mate physique biologie. Nk'abo mu wa gatandatu hari abuzuza bakagira 73 kuri 73, abafite make bakagira 22. Mu cyiciro rusange ni diviziyo ya mbere, muri diviziyo ya kabiri hajyamo nk'abana 3 cyangwa 4 gusa. ETFOP ni ishuri ry'imyuga ryigenga rya Diyosezi ya Ruhengeri. Ryashinzwe ku itariki ya 4 z'ukwa 5 2015. Diyosezi ya Ruhengeri yarishinze igamije kwita ku banyeshuri benshi bariho batashoboye gukomeza amashuri yisumbuye cyangwa amashuri makuru. Rifite abarimu n'ibikoresho bikwiye bituma baharangije bahakura ubumenyi butuma babona akazi cyangwa bakihangira imirimo. Dutanga ubumenyi ngiro muri gahunda z'amezi 6, umwaka umwe ndetse n'imyaka 2. Imyuga twigisha rero kugeza ubu irimo ubwoko 7. Twigisha ubukanishi bw'amamodoka, mekanike automobile, tukigisha ububaji, menuiserie, tukigisha gusudira, sudire, tukigisha kudoda no kuboha, couture, tukigisha ibijyanye n'amahoteli, hoteleri. Dufite nanone ishuri ryigisha imodoka driving school, ndetse tukigisha n'ubwubatsi masonori. Hejuru y'ibyo twigisha n'ikoranabuhanga. Ines Ruhengeri ni ishuri rikuru rya Diyosezi Gatolika ya Ruhengeri. Yashinzwe muri 2003. Yafashe icyemezo cyo kuba ishuri rikuru ry'ubumenyi ngiro kuva muri 2010. Ines rero kuva igitangira yatangiye ishaka gutanga ibisubizo. Ivuga iti ibibazo by'abaturage ni ibihe ngo bari byo nganaho. Yafashe icyerekezo cyo kuba kaminuza y'ubumenyi ngiro, University of Applied Sciences. Kuva mu mwaka 2010 dutangira icyo cyerekezo. Byadusabye ibintu byinshi, byadusabye kuvugurura porogaramu neza, tukazegeranya n'ubunyamwuga, ku buryo umuntu atiga ikintu ngo narangiza abura umwuga bijyanye, ahubwo yige ajyana n'umwuga uri ukenewe hanze ahangaha. Birumvikana ko twize isoko, ibibazo bihari bijyana n'ubunyamwuga, abari byo dushingiraho turema gahunda tugomba kwigisha. Ubwo twarazivuguruye mu buryo butuma unazajya hanze asobanutse. Tuvugurura abarimu, inyigishirize turayivugurura. Bya bindi bya mwarimu yazaga akabwira abanyeshuri turabica, ahubwo umwarimu nafasha abanyeshuri gukora, kwitegura kujya mu isoko ry'umurimo. Icyo ngicyo nacyo tugiha imbaraga, ku buryo umwarimu aravuga yego arigisha, ariko abanyeshuri akabaha imikoro, imyitozo, akanabafasha kujya muri za laboratwari no kujya hanze bakareba ibihakorerwa, n'abo hanze akabazana mu kigo. Uburyo umunyeshuri azasohoka avuga ati ibi bintu ndabizi, nitoje kubikoreramo ntarava mu kigo, kandi mu kigo dufite ibikoresho bihagije. Noneho n'ubushakashatsi dukora tubuyobora mu buryo atari bwa bushakashatsi urangiza wasohoye article cyangwa inyandiko abahanga bazasoma cyangwa uzabika ahantu bakazavuga ngo waranditse, ahubwo ubushakashatsi ikibazo kiriho ni ikihe, igisubizo ni ikihe.